Niba ufite indirimbo cyangwa audio ushaka gushyira kuri YouTube ariko ukaba utazi uko bayishyiraho, iriho spectrum nziza, iyi video ni yawe kandi irakureba. Hari abantu benshi bakora indirimbo nk'abahanzi bakizamuka ariko batari babona ubushobozi bwo gukora video, bakibaza ukuntu bayishyira ku rubuga rwa YouTube. Muri ino video nibyo ngiye kukwereka uko wajya ushyira ibiganiro bya audio ku rubuga rwa YouTube. Nk'abantu bakunda gufata amaudio ariko bakabaza ukuntu bayishyira kuri YouTube. Ino video uraza gusobanukirwa buri ntambwe yose ku yindi kugeza ugeze ku musozi wabashe gusobanukirwa ukuntu washyira audio ku rubuga rwa YouTube. Igihe mugiye kwandika Shyaka Achille, Kabalisi Media TV channel igenda kwiza ibiganiro byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ntabwo bigusaba ko warize, ahubwo icyo bigusaba no kureba video yose kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa intambwe ku yindi. Guys, ndagusaba kudatarutsa video, ahubwo ndagusaba kureba video yose kugeza irangiye. Icyo utasobanukiwe unyandikire muri comment, ikatangire intambwe ku yindi. Mwibutsa ukanda subscribe. Guys, kanone twongeye dutangire. Mbasaba niba ari ikibazo ufite kucyandika muri comment, cyangwa hari video wifuza ko nazakora ubutaha kubyandika muri comment kugira ngo ubutaha nzagusube cyangwa nzakore video wansabye. Rero nkuko nabasezeranye yuko tugiye kurebera nk'abahanzi baho bakoze ama audio bakibaza kuntu bashyira ku rubuga rwa YouTube bikabananira, nibyo ngiye kubereka step by step kugeza ubashe gusobanukirwa ko wajya wikorera ushyira audio ku rubuga rwa YouTube. Uko abantu benshi bakomeje kugenda babimbaza, katangiye step by step. Kuvuga ngo uzajya muri Play Store cyangwa App Store, download application yitwa Visualization, baza kuyisanga muri description y'iyi video, ube wayidownloadinga niba wayibuze. Rero nuyi searching uzabonamo application nyinshi zigiye zitandukanye. Izi zose zirakora, ariko iyo nabayitiyemo ni ngiyi iri akantu k'umweru. Ndizera ko uri kuyibona hano. Yes, iyi ngiyi yitwa Visualization y'akantu k'umweru, niyo usaba kuzakoresha cyangwa niyo nziza. Impamvu nabayitiyemo iyi ngiyi nuko ari application nziza kandi idasaba ibintu bya watermark. Ntago haza watermark, bigaragaza wende ahantu waba wayikoreye. Kuvuga ngo uzayinstara muri telefone yawe. Niba warangiza kuyinstara muri telefone, noneho reka tuyitangira. Ubona ko njye nyifite muri telefone. Yes, tuzayifungura. Nizere ko namaze kwishyira muri telefone yawe. Noneho dukande open, dutangire step by step. Kuko no kuvuga ngo nizere ko wamaze gutegura ikiganiro cyangwa ya ndirimbo yawe ndakorera muri studio ariko utari wakorera videos. Niba hari ikindi kibazo nk'uko wakora Rex Kinyarwanda, nabyo uzanyandikiye muri comment kugira ngo mbashe gusobanurira. Rero nuyifungura azanye ko ahantu hameze gutya. Rero harimo utuntu tugiye dutandukanye kandi iri nkakwereka step by step ndetse nakagusobanurira. Ukuvuga ngo hano hari iyo bita studio or audio, akaba background. Kuzabirira ka background, kaba present. Yes, akaba test ndetse na creative video. Kuvuga ngo tugiye gutangira buri kantu kose kandi bwo ahambere ni audio. Kuvuga ngo ya video nyine ya audio yawe wateguye cyangwa ya kiganiro cyawe wateguye nk'uko baroki babikora, umaze kugitegura uzazwana hano handitse select select audio. Uzaza aho akande gutya. Umara kuhakanda uzi hano kandi handitse access to media, nyine uyihe kandi allow kuya nyine kugira ngo igire access. Angiza gwana urabona ko hari indirimbo nyine uzazuremo ya audio yawe nyine wateguye cyangwa ya ndirimbo yawe wateguye kuza gushyira ku rubuga rwa YouTube. Yes, nurangiza icyo uzakora uzayikandaho gutya. Kuvuga ngo ducuranze gutya yamaze kugeramo. Rako yamaze kugeramo. None tuzadukanda hano handitse background. Background kuvuga ngo ushobora gushyiraho nk'ifoto runaka, wenda nk'ifoto yawe cyangwa cover y'indirimbo. Niba utazi ko wakora cover y'indirimbo ukoreshe AI, unyandikire muri comment, nzagusobanura ko abantu benshi nibwo buryo bari gukoresha nk'aba Silvizo ndetse n'abandi. Kuvuga ngo uzazwana select image bite bikujyana mu mafoto yawe. Yes, nurangiza kujyana mu mafoto yawe uzaza wenda uhitemo ifoto nyine wenda nyerekana ikandire kuri iyi. Yes, umara kuyitamo ino foto ushobora kwisuka kwanda muri screen cyangwa kamwereke yo kazana ndetse size. Yes,
angiza ukayisubiza inyuma gutya. Ushobora kuyizuminga cyangwa ukayisubiza inyuma. Ushaka kuyisubiza inyuma uzamura gutya hejuru, kano kantu ukoza hano hantu nkweretse, cyangwa kuyisubiza inyuma ugasubiza hasi. Nizere kuri kubibona. Rero ibi birarangiye, twabonye icyo background imara. Tujye kuri present. Urabona utuntu twinshi tugiye dutandukanye, niko tw'utungutu tubona. Hari aka kuvuga ngo uzaza uhitemo akantu ushaka kuza gukoresha nyine muri ya nuza yawe. Urabona like gutya. Noneho uyuzanukana hano kuri kara, uzaza ugahitamo ibara ushaka. Ka kantu nyine karaza kuza gasa. Gutyo nyine tuno tuntu harimo utuntu twinshi, ugera ugahitamo nyine ako ushaka. Ibi nyine ubwo twamaze guhitamo nyine, nizere ko amaze guhitamo wowe ko uzakoreshwa, na ko harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, wowe uzahitamo nyine ako ushaka. Nizere ko wamaze kubikora. Ahambere turaharangira nuko tujya kuri test. Urabona muri hano mu ntuza, harimo test. Hano hari name of song cyangwa artist. Nyine ushaka gushyira izina ry'indirimbo yawe ntabwo n'izina ryawe wabikora, ariko mu gihe utabishaka waza ugakanda kano kantu kanditseho aka kameze nka dustbin, ukabukuraho nyine mu gihe wenda utabushaka, wowe ushaka kugira gutya gusa. Nurangiza rero ubwo tumaze kubibona. Noneho tuvugeho, noneho tujye kuri create video. Ahangaha ni igihe amaze nyine video yayirangije, amaze creating, amaze gushyiramo audio, amaze gushyiramo ifoto, uzazana ukanditse hano handitse create video. Nizere ko uri kubona. None ugera ahantu uzazwa nanditse quality, yakamba kwikanshyiraga fresh. Uzakana nanditse quality, hari na download. Kuzwa nanditse quality, uzuhitemo nyine uko video iraza ko imeze, iba ari HD, niba nyine urabona iba low, ndabona nyine ukwisemo full nyine video biri hejuru, cyangwa ifite ishusho ryiza ariko nyine umwanya uba munini. Ushaka waza ugahitamo full HD, warangiza ugakanda ndetse next. Kuvuga ngo uyisukane next, ni kuvuga ngo hari igihe kenshi gusa kubanza kureba publicity zabo, ariko ni kuvuga ngo hano video yawe izatangira yikore, nirangiza kwikoreza itajyana kuri aho usanzwe uriya video. Nuhagera uzasanga iyi video yamaze kuhagera. Ndagushimiye twabanye muri no video. Niba ari cyungutse cyangwa ubona ko ibyo twakwigisha byagize icyo bikumarira, twandikira muri comment tubwira thanks, cyangwa tubwira ati hazagira indi video uzadukorera ubutaha. Yari Eddie Creators Rwanda. Ciao, bye.